Uraho neza, uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko watangira business utagira amafaranga menshi. Ni ibintu birindwi ushobora gukora bitari ubuhinzi cyangwa ubucuruzi. Ese wigeze wibaza ukuntu hari abantu batagira igishoro kinini ariko bakabasha gukora business kunguka? Abandi bo ugasanga bafite amafaranga menshi ariko bagakora ubucuruzi bukarimbuka mu mezi 3 gusa. Impamvu si amafaranga burya, impamvu ni uburyo bwo gutangira. Muri iyi video turavuga ku bintu birindwi ushobora gukora udafite amafaranga menshi ariko bigatangiza business kuri buri munsi. Reka dutangire. Ikintu cya mbere ugomba gukora ni iki ngiki. Ugomba gutangira n'icyo ufite ukurikije aho uri ndetse n'ukuri. Burya abantu benshi batangira abibwira ngo nge nzatangira business ariko maze kubona miliyoni 2 nibwo rwose nzatangira ngakora. Uribwira ko se izo miliyoni zizakwizanira? Oya, ikintu cya mbere gituma business tangira ni action, igikorwa, ntabwo ari igishoro burya. Reba ibyo ufite hafi yawe, maybe ufite smartphone, ufite ubuhanga cyangwa se ufite nimero z'abantu. Urugero, niba ufite telefone ushobora gutangira business yo kugurisha ibintu by'abandi online. Icyo gihe ubona komisiyo ni amafaranga baguha bitewe nuko cya gicuruzwa wamamaje cyaguzwe. Niba ufite ubuhanga bwo kwandika ushobora gukora content cyangwa gutangira blog yinjiza amafaranga kuva kuri 0. Ntabwo ari ikibazo no kwigira ku busa. Wibuke ko buri muntu wese utunze amafaranga menshi yigeze no gutangira nta kintu namba afite. Ikindi kintu cya kabiri ugomba kwitaho ni ugutangira business ishingiye ku bumenyi butari ku gishoro. Icyo uzi ni umutungo. Abantu benshi baravuga ngo nta mafaranga mfite, nyamara bafite ubumenyi abandi bishyurira. Niba uzi guteka ushobora gukora catering small orders ku bantu baho utuye. Bivuze ngo ushobora guteka utuntu dukeya bitewe n'abantu abagukikije, ukamenya ibyo bakeneye ukaba watubashyira bakakugurira. Niba uzi kudoda ushobora gutangira gusana imyenda y'abantu cyangwa no gukora ibikapu bitandukanye bityo ukabigurisha. Niba uzi kuganira no kumvikanisha amagambo ushobora gutangira marketing cyangwa se kwamamaza kuri WhatsApp cyangwa ku bantu bafite ibicuruzwa bitandukanye. Ubumenyi ni isoko ya mbere y'ubukire, ntabwo ari amafaranga. Ikindi kintu cya gatatu ugomba kwitaho cyane